nibwo hahise hasohoka window y'ibihe byose, window 7. Window 7 ubundi nabwo kari nka window y'ibihe byose kubera ko niyo window yakunzwe igakoreshwa ahantu henshi kandi yo yarihutaga ikaba yoroshye kuba wayikoresha. Muri video zacu z'ubushize nanabahaye amatopic 3 ndabwira ati muhitemo topic imwe nzabakorera muri video z'ubutaha, mbaha topic ya window ndetse na CPU ndetse na disk, ariko byaje kurangira abantu benshi byagaragara ko bahisemo topic ya window. Iyi rero iyi topic tugiye kuvuga ku buryo izi window zagiye zisimburana guhera ku ya mbere yaje kugeza ko dufite uyu munsi ya nyuma, ntago ari ya nyuma ariko niyo dukoresha ubu ngubu igezweho ya window 11 cyangwa se window 11. Kuvuga ngo window ni programme ya computer yo twita operating system. Iyi ni ubwoko bw'ama operating system. Hari n'andi ma operating system menshi, niba wifuza ko naza yakubwiraho nayo ujye muri comment wandike kano kajambo OS. Ndahita mbibona ko mukeneye ko twazarababwira no ku yandi ma operating system atari window. Rero ni muri urwego uyu munsi tugiye kuvuga none ukuntu window zasohotse guhera kuri window ya mbere, iya kabiri gutyo kugeza kuri dufite uyu munsi ya 11. Rero niba mbere ugeze hano kuri Tatamenya TV ntuharenge wahageze, uri kumwe nanjye Teacher Nicholas. Niba yukanda subscribe kandi nukundi video uze ukanda like, ubundi twiyigire ibingibi by'ama window ukuntu yagiye asimburana. Tudatinze turatangira dusobanura ngo ese ubundi window ni iki. Nkuko nibabwiye window ni programme ya computer ariko iri mu bwoko bw'icyo twita ama operating system, ari byo nanditse hano kano kajambo gahinya. Ni operating system. Izo operating system rero kuntu zikora zo ni programme ariko niyo ibigomba kubanza kujya muri computer kugira ngo computer ikore, kuko niyo wowe iguha ubushobozi bwo kuba wakoresha computer. Mu gihe itarimo wowe nta bushobozi wagira gukoresha computer. Urugero wenda tubijyanye nk'ubuzima busanzwe, reba nka kuriya ufite iduka, ariko iduka kugira ngo utangire ikoresha ubanza gushyiramo etagere. Ubwo ni etagere na comptoir nyine tu. Ubwo iyo etagere imaze kugeramo nibwo batangira kuba wabasha gushyiramo ibicuruzwa ugenda bibishyiramo nyine mu buryo runaka wowe wifuza. Rero hano mu gihe nayo iyi operating system itari muri computer ntago yakaka, niyo yatse ikwereka ibindi bintu nyine wowe ubona nta kintu byakumarira. Ariko yo operating system imaze kujya muri computer nibwita yaka igahita ikwereka nyine ahantu ushobora gushyira ama programme yawe, ikakwereka aho ushobora kubika ama video wifuza, amafoto, ibiki byose. Ariko urumva byose biturutse ku cyo twita operating system. Rero window ni imwe mu operating system tugira hano ku isi kandi ni nayo operating system ikoreshwa n'abantu benshi ku isi muri operating system za computer. Rero tudatinze ngiye kujya ngenda mbabwira window igihe yasohokeye ndetse n'umwaka yasohokeyemo. Turahera mu 1985. Uyu ni wo mwaka wa mbere window zatangiye kuba zasohokeramo. Uyu mwaka hasohotse window yitwaga ni window 1.0. Nyine urabona yari version ya mbere ya window niko babyitaga. Iyi ngiyi niyo ya mbere yasohotse. Hanyuma iyi ngiyi nyine yari aho ngaho, ntago yari ya operating system nyine abantu nyine bashobora gukoresha mu buryo bworoshye. Yari aho ngaho nyine iri complicated ariko nyine yarakoraga kubera ko nyine yajyaga nyine ku computer bakayikoresha biri aho ngaho. Hamaze gushira imyaka 2 mu 1987 hasi hasohoka window version ya kabiri. Iyi ngiyi niyo yose ikurikira muri uyu mwaka wa 1992. Ngira ngo kugenda ubibona n'ukuntu zabaga zigaragara kuri computer nyine igihe zagiyemo, kuko ubundi akenshi window igira icyo twita graphical user interface. Ni uburyo ibigaragara iyo yamaze kujya muri computer nyine yatse. Hari aho twita kuri home screen ukuntu nyine ibigaragara. Ndagenda hano nkomeza gushyiraho amafoto kuyari bushoboke kuboneka kugira ngo mugende muyareba. Hanyuma noneho hashize nanone indi myaka 3 tugeze muri 1990 hahise hasohoka noneho version ya 3 window 3 nibwo yasohotse icyo gihe.
ari naho noneho hano bari batangiye noneho kugenda bongeramo ama features agiye atandukanye cyangwa se bayiha ubushobozi bwo kuba yabasha kumanaginga memory cyangwa se ububiko, nibwo batangiye kugenda babishyiramo, ndetse indwe zatangiye no kugenda zigaragara neza, noneho ukuntu nyine ibigaragara iyo uri kuyikoresha byatangiye kugenda babyimprovinga, nyine babyongeramo imbaraga. Hanyuma nanone muri 92 hasi hasohoka noneho Windows ya gatatu n'igice kimwe. Noneho ni version ya gatatu ariko n'igice kimwe nibwo yasohotse muri 92. Noneho iyi ngiyi yo noneho niyo yazanye noneho ikoranabuhanga ryo kuba nyine iriya myandiko nyine ukuntu urabona ko nyine bino bintu mba byanditse, hari ukuntu iyo tugeze kuri tableau ya computer hari ukuntu biba bigaragara neza nyine ukabona ko biri smooth, nyine ukabona ko ni ibintu byanditse ariko nyine bisa neza. Nibwo batangiye kubishyiraho imbaraga kuri iyi ngiyi ya gatatu n'igice kimwe, kandi nayo yatangiye kugira no stability, none iri gukora neza, ubona ko nta bibazo binini iteje. Hanyuma muri 95 nibwo hahise haza mu 1995, iyo noneho banayitiriye umwaka bayise Windows 95. Iyi ngiyi nayo yazanye indi mpinduramatwara, kubera ko niyo yasiza nicyo twita start menu. Start menu ni karaka buto ujya ubona mu nguni ya computer hasi. Iyo computer imaze kwakageze kuri home screen, akantu kaba kari munsi kariho ikirango cya Windows, kiriya kimeze nk'akabendera. Kari akantu katangiye kugaragara bwa mbere kuri iyi Windows ya 95. Nibwo bwa mbere kari kagaragaye, nabwo hatangiye no kuzaho icyitwa taskbar ni kiriya kintu kiba giciye hasi kimeze nk'umurongo hagenda hajyamo ama application afunguye. Nibwo yatangiye kugaragara, hatangiye no kuzamo noneho n'ibya plug and play nka kuriya urabona iyo icometse nka flash muri computer, hari ukuntu icomekamo igahita kwereka ko nyine igezemo, birabyo twita plug and play. Nibwo iryo koranabuhanga ryatangiye kuba ryavumburwa kuri iyi Windows 95. Rero mu mwaka w'1998 nabwo basohoye indi yitwa nayo Windows 98. Urabona ko bitandukanye na hano bagendaga bazita ama version, hano batangiye kujya bazitirira imyaka bitewe n'umwaka yasohotsemo. Iyi ngiyi noneho iyo ikoranabuhanga rindi bagiye bongeramo ni ryo gukoresha ama USB. Urabona uriya mutwe flash ikoresha, flash zino tuyishyira amafilime, uriya mutwe bifite niyo twita USB. Ariko USB nazo zigiye zitandukanye bitewe n'ahantu zigiye kuba zakoreshwa kuri na USB. Rero iriya koranabuhanga kugira ngo itangiye kujya rihuzwa na computer byatangiye cyane cyane kuri iyi Windows 98. Hanyuma mu mwaka wa 2000 angana no bintu byari byatangiye guhindura isura, hasohotse Windows yitwa ME. Urabona ni ME, Millennium Edition, niko mu magambo arambuye niko yitwaga. Iyi Windows nayo iyo rero noneho irasekeje. Iyi Windows kinano wayimenyeho cyane nuko yakoraga nabi, nyine yari ifitemo ibibazo mu mikorere yayo, yagiraga ibibazo byo gukora nabi ndetse n'ikana crashing kuri nyine imashini itizima burundu. Yego ibyo bibazo yarabigize cyane, bituma nyine abantu benshi banga kuyikoresha, barayanga. Hanyuma mu mwaka wakurikiyeho mu 2001 nibwo hasohotse Windows yitwaga 2000. Ariko iyi ngiyi yo aho bitandukaniye, iyi ngiyi n'ubundi yasohotse uyu mwaka uri kurangira tujya mu 2001, nibwo iyi ngiyi yasohotse yitwa 2000. Ariko iyi ngiyi yo ukuntu yo yari imeze yari Windows nziza, ariko ntabwo yagiraga ntabwo ari nziza cyane ku bantu basanzwe, ahubwo yari nziza ku bantu bashaka gukora ibyo twita ama seriveri zari computer ziba zibitse ama system runaka, kandi none ikaba nziza kuri business, nyine ku bantu bari kwikorera business. Ariko urumva ntabwo ari nziza ku bayizo basanzwe cyangwa se ku bantu bakoresha computer mu buryo busanzwe.
hanyuma rero nanone mu 2001 urabona tubonye ko ingiyi yo yasohotse mu mpera za 2000 tujya muri 2001 nanone muri 2001 hasohotse window yitwa XP. Ahangaha none ibintu byari bihinduye isura, twatangiye kugera muri zino window zigezweho. Iyi window XP yo ikintu cy'umwihariko yari ifite nuko yari yoroshye kuyikoresha kandi inihuta, nyine ubona ko ari window nziza, kandi yo urumva yakoreshwa n'abantu basanzwe, yakoreshwa n'aba business, igakoreshwa nyine na buri muntu wese, kandi inoroshye kuyikoresha. Urumva niyo umwihariko yari ifite, byatumye rero inakoreshwa mu makompiyuta menshi cyane. Hanyuma rero dukomeza mu mwaka wa 2007. Urabona ko bitewe n'uburyo iyi window yanakunzwe, urabona ko yamaze n'imyaka myinshi. Twase dukomeza mu mwaka wa 2007. Urabona kuva muri 2001 kugeza muri 2007 haciye imyaka myinshi, nabwo hasaza iyitwa Visitor. Window Visitor nayo ukuntu bari bayiteze ntabwo ariko byaje kugenda. Yari window igaragara neza, ariko bitewe n'uburyo amahardware cyangwa se amakompiyuta ari icyo gihe ntabwo yari afite ubushobozi buhagije, byatumaga iyi window yishyiragamo byatumaga igenda gakeya. Nyine urumva nyine iyo yari ikeneye amahardware cyangwa se nyine amakompiyuta nyine afite ingufu nyinshi ugereranyije n'ayari ahari kuri icyo gihe. Rero urumva nayo byatumye nayo idakora neza, nyine ikagira imerera amakompiyuta, bigatuma nyine ikora nabi, bituma nayo abantu benshi batayikunda. Hanyuma mu myaka 2 yakurikiyeho, mu mwaka wa 2009 nibwo hahise hasohoka window y'ibihe byose, Windows 7. Windows 7 ubundi nabwo ari nka window y'ibihe byose, kubera ko niyo window yakunzwe, igakoreshwa ahantu henshi, kandi yo yarihutaga, ikaba yoroshye kuba wayikoresha. By'umwihariko ni nabwo muri kino gihe sohokeye, ni nabwo kompiyuta zatangiye kwamamara none ku isi muri rusange. Rero niyo mpamvu ahantu nyine abantu bari bakoresha zino kompiyuta muri kino gihe, nubwo uyu mubajije akubwira ati nta yindi window yaruta Windows 7, bitewe nyine n'uburyo yakunzwe cyane mu bihe yasohokaga, kubera ko yo nyine yakoraga neza, ikaba yoroshye kuyikoresha kandi ikanihuta muri rusange. Ntabwo ari remereye nka ziriya nk'iyi ngiyi Visitor yari yayibanjirije. Twase dukomeza no mu mwaka wa 2012 ushyira na 2013. 2012 bisaga na 13 nibwo hasohoka Windows 8. Noneho iyi Windows 8 yo yazanye undi mwihariko. Noneho yo yaje ihindura ibyo Windows zari zimenyereweho. Urumva Windows zari zarakorewe kuba ari z'amakompiyuta, ariko Windows 8 yo yaje ifata kompiyuta igahita ishaka nk'ijya kuyigira nka tablet, ku buryo ka kantu ka start menu kandi kaba karimo hano gutya ubona kuri ku ma window asanzwe kaba kameze gutya. Ingi ntako yagiraga, ahubwo nyine yari ifite ama features nyine ameze ukuntu, ku buryo ku muntu usanzwe akoresha window yagera kuri 8 hari gihe byamugoraga, nyine akabona ko ari ibintu bisa naho bidasanzwe, bitewe n'uburyo abantu nyine barekaramaga nyine ku kuntu yari iteye. Byatumye noneho mu mwaka wakurikiyeho wa 2013 bahita basohora noneho Windows 8.1 cyangwa se 8 n'igice kimwe. Iyi ngiyi noneho yo bagaruyeho kano kantu none, kubera ko nyine abantu bakarekaranye bavuga ati kari akantu kumwagakuyeho ka start menu bimeze bite. Kuri Windows 8 n'igice kimwe base bakagaruraho none abantu barongera barakabona barayikoresha. Ariko ugereranyije iyi ngiyi 8 n'igice kimwe niyo yagerageje gukoreshwa cyane ugereranyije n'iyi ngiyi 8, kubera ko urumva iyi ngiyi 8 abantu bari batangiye kuyanga ngo nagifite kari akantu ka start menu kaba kari hano, ariko bakagaruyemo 8 n'igice kimwe barayikoresheje, ko ntabwo byari cyane nyine mu buryo bukaze. Nanone turakomeza mu mwaka wa 2015 ariko hahise hasohoka Windows 10. Windows 10 nayo ni window yakoreshejwe cyane kubera ko yo yari ifite ama features menshi cyane, nyine ifite ibintu nyine biyubatse byinshi cyane ku buryo udasanzwe ugereranyije n'izarayibanjirije. Kubera ko nk'ubu iyo ufashe Windows 7 ukayifungura usanga ibintu nyine yifitemo ishobora gukora biba ari bikeya ugereranyije n'izi ngizi zigezweho. Ho nka Windows 10 ama features bifite yaba ari menshi cyane ugereranyije na zira zayibanjirije. Rero iki gihe nyine nayo ikundwa cyane
biza kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2021 ariko tugize Windows 11 ari nayo dukoresha uyu munsi. Ngira ngo uru rugendo rwose Windows zageze inyuma kugira ngo tugere kuri Windows 11 dukoresha uyu munsi hagiye hagaragara ibigorana, usibye ko na 11 nayo igeze kugira n'ibibazo igisohoka. Hari igihe igeze kugira ibibazo ugasanga abantu bagashyira ku makompiyuta ikagizana utubazo runaka bakayipotinga bakagenda babikemura. Ubu ngubwo ntago bagihita bayikuraho ngo bazane indi ahubwo bagenda babikosora noneho muri iyo Windows ariko bakabikosora bakagira abayuza ko byakemutse mugakomeza kwikoresha nta kibazo. Ngira ngo ahangaha niho izi Windows zarangiriye kugeza kuri dufite uyu munsi ya Windows 11 yari nayo ifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kuba yakora ibikorwa byinshi cyarimwe nyine mu buryo buteye imbere cyangwa se buri avance, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, kuba isa naho ifite umuvuduko mwinshi ugereranyije n'iyayibanjije ariyo 10. Buriya 10 hari ukuntu iyo isa naho ijya kuremeramo gake ugereranyije na 11, ariko bigaterwa n'iki? Bigaterwa na computer zirimo zirakoreraho. Computer cyangwa se hardware ya computer niyo abigiramo uruhare runini cyane kuri iyi ngingo yo kuba Windows zakihuta cyangwa se ntizihute. Rero nugejeje anga video umuntu ngeze cyane tugorana kuri Tatemenya TV. Reba niba urakanze subscribe niba warikanze uhita ukanda like kandi ugere muri comment tubwire niba tuzagukorera kuri zindi operating system zitari Windows kuko zirahari nazo nyinshi, kuko ntago ari imwe ntabwo ari n'ebyiri zirahari. Wandika akajambo OS cyangwa se kano kajambo muri comment ubundi nzagukorereho naho nkubwire ibyandi operating system. Noneho duhuze ubutaha. Ciao.